Mweso is not so far from Nyanzale. And we were attacked 3 times. And I was informing Mono. Mweso ni hafi ya Nyanzare kandi twagumaga twatakwa buri kanya inshuro nyinshi nkanabibabwira. Ntabwo rero nshobora kubwira ingabo zanjye ngo nimureke kurwana kandi turimo kwatakwa. Kuba hari agahenge ntabwo bisobanuye yuko utagira icyo ukora igihe watatswe. Bafite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi uburyo bwiza bwo kwirwanaho nuko ese ubundi ni gute nakorana n'ingabo z'igihugu kandi izo ngabo z'igihugu zirimo gukorana n'abajenosideri kandi iyo jenoside bakoze barayikoreye abanyarwanda kandi nanjye ndi umututsi. Ibyo bivuze ko iyo jenoside yakozwe ari girwanya ari gishaka yica bene wacu. Niba leta yacu idashobora guterwa impungenge n'ibyo ngibyo, ibyo bivuze ko iyo ngiyo nta leta irimo ni abanyabyaha gusa bafashe ubutegetsi. Buri gihe rero nivuga ibijyanye no kurinda no gushaka uburenganzira bw'abatutsi, yego nibyo kuko ndiwe ngomba kwemera ibyo ko ndiwe ndetse ngomba kurwana nkarinda abatutsi bose. Ibyo ngibyo bibaye byaboneka nkabibona narwanye byaba ari ibintu byiza. Ariko niba bitakunda twiteguye kumena amaraso ku bw'iyo ngingo. Well shit. There's a Trump angle to this one too. In the time that it took me to walk back to download this, the Congolese government has offered Donald Trump personally that if they come and protect bino bintu biteye agahinda. Ariko reka mbivuge, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ngo yiteguye kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza ikabasinyira amasezerano y'amabuye y'agaciro, yarangiza nayo ikaza ikabarinda kugira ngo ibarinde ingabo z'u Rwanda. Erega kino gice cy'igihugu ni igice cyo mu burasirazuba gifite amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bwoko bw'amabuye akenewe ku rwego rw'isi. Nicyo gihugu cyonyine gifite menshi kurusha ibindi ku isi. Ibyo rero bituma ibihugu byo mu karere biri mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bijyayo rimwe na rimwe nabyo bikajya kwicukurira. Ariko ikibazo cyaje kuba ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazanaga ingabo ziturutse mu bindi bihugu by'imahanga nko muri Afrika y'Epfo kugira ngo bize kurinda hariya, ariko zarahageze ziratsindwa zinanirwa kurwana n'inyeshyamba. Ikindi nuko ikindi gihugu cyakabaye gifite ingabo zikomeye ni igihugu cya Angola, ariko nabo bari ku ruhande rubi kubera ko bashyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumva ishobora kuza muri Kongo, uburyo buhari bwo kubikora ni uburyo bubiri bwonyine. Uburyo bwa mbere ni ugusinyana amasezerano n'igihugu cya Angola ndetse n'igihugu cya Mozambique kugira ngo nibura kimwe muri ibyo bihugu iba aricyo yacamo kugira ngo ibe yaturuka mu majyepfo ya Afrika ndetse yinjire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo kandi cyaba ari ikintu cyoroshye cyane. Ibyo kandi byatuma byoroshya umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse Angola nayo igakora nk'inzira nziza yo kwinjira muri Kongo. Ikindi gishoboka nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinyana amasezerano y'ubufatanye, hanyuma ibyo bikorohereza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera mu burasirazuba, ariko cyabyumvikanyeho na leta. Ariko gukorana na Angola byaba ari bwo buryo bwiza kuruta gukorana na Kongo, kuko Kongo byaba bimeze nko gukora ibitemewe kubera ko Kongo yamaze gutakaza kiriya gice. Reka nongere kubasuhuza kandi bifuriza ibihe byiza, nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi, u Rwanda ndetse n'ahandi. Ubwo abari mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda ni bya bihe tukirimo, ni cyumweru cy'icyunamo aho dufata akanya ko kunamira abatutsi barenga miliyoni bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ubwo rero turakomeza twibuke twiyubaka ndetse kandi tunakora ibikorwa byiza nyine bisubizamo intege baba ari abarokotse jenoside ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange, kuko iki ni igihe kiba kitoroshye ku Rwanda n'abana b'u Rwanda. Ariko ibyo nyine turabikora tunaganira ku makuru abarimo kuvugwa mu bice bitandukanye by'isi. Kuri inshuro reka twongere twiganirire ku makuru arimo kuvugwa hano mu karere. Hari mu myaka yabanje hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umugabo witwaga Laurent Nkunda. Icyo gihe yari umusirikare ukuriye M23 mu buryo bwa gisirikare, icyo gihe ngira ngo yitwaga CNDP. Hanyuma aza guhungira mu Rwanda,
amaze guhungira mu Rwanda inkuru icyo gihe twabonye zavugaga yuko leta y'u Rwanda ubwo yari yamufashe bamufata ahungiye mu Rwanda i Rubavu bamufata amasaha y'isa 4 z'ijoro byari saa 4 ngo n'igice z'ijoro ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2009 kuva icyo gihe kugera ubu nta muntu wari wavuga aho ari usibye ko mu mwaka ushize ndetse n'uwari wabanjirije 2024-2023 ariko hatangiye kuvuga amakuru yuko ashobora kuba yerekeje muri M23. Ibyo n'ibindi byinshi birimo kuba Kabila Kabanki yemerekeje muri Kongo aho bivuga ko yagiye gufatanya na M23 ndetse n'andi makuru ajyanye n'ibiganiro ngira ngo ibiganiro murabizi neza ko ibiganiro byarabaye ariko biba mu ibanga rikomeye byabanje kuvugwa nyuma bavuga yuko byasubitswe byavuzwe ko bizaba ku itariki 9 z'uku kwezi turimo ku itariki 9 zigeze baravuga ngo byasubitswe mu gusubikwa ntibavuga uko byagenze nyuma yaho ibinyamakuru birimo n'ibinyamakuru byo hanze byitwa nka AFP byatangaje ko ibiganiro byabaye ngo icyabaye n'ubwoko bwa diplomasi tugiye gusobanukirwa kurushaho gene Derek Mugabo ku murongo wa telefone turaza kuba turi kumwe Damuhizi Rwigema Anselme ni umuhanga akaba umusesenguzi kandi agakurikirana cyane ibya hano mu karere abikurikirana umunsi ku munsi araje kurushaho kudusobanurira uko byifashe. Muhizi Yes Derek uraho neza muraho Derek muraho cyane na amahoro mweze turaho yego hanyuma se nari maze kuvuga kuri aya makuru yisubira muri Kongo ry'umu general witwa General Rankunda cyangwa se Nkunda Batware ushatse kuvuga izina rye mu buryo burambuye hari amakuru avuga yuko ashobora kuba yasubiye muri M23 aya makuru hari icyo waba uyaziho ese gusubirayo kwe kwaba kuvuza iki ku gisirikare cya M23 ndetse n'iremwa ry'igihugu gishya bivuga yuko gishobora kuba kirimo kunugwanugwa. Urakoze cyane Derek kumbaza kuri icyo kibazo no kunyakira muri rusange mbanze suza abakunzi ba Kakisa TV nkomeza kubakomeza muri ibi turimo bitoroshye byo kwibuka abacu baje jenoside yo muri 1994 yakorewe abatutsi. Hanyuma twinjiye mu makuru rero nk'uko bigarutseho birimo biravuga ko General Rankunda yaba yasubiye muri Kongo kwifatanya na M23 yego ariko muri aya makuru yose avugwa ntago turaba sure neza ko ibyo bintu ko kari byo ariko nkuko bize muri iki gisata turimo cy'amakuru nta nduru ivugira inkuru nta nduru ivugira ubusa imusozi biravugwa ko uyu mugabo yaba yasubiye muri Kongo cyane cyane muri Burasirazuba bwa Kongo kwifatanya n'umutwe wa M23 yasize uri mu iforma ryawo cyangwa se mu ishingwa ryawo igihe CNDP yasenyuka yego ariko nk'uko bigarutseho uyu mugabo kuva 2009 CNDP isenyuka icyo gihe bavuze ko yahungiye mu Rwanda ntabwo byigeze bitangazwa aho uyu mugabo yabaherereye yego hari n'andi makuru avuga ko yigeze leta yasabye leta y'u Rwanda yuko yamushyikiriza urukiko kugira ngo rumuhuranishe ariko kubera ko ibihugu byombi nta masezerano byari byo guhererekanya imbohe birangira nta gikozwe hagati aho ngaho yego ubuzima bwa Rankunda bukomeza kuba ubwiru kugeza muri iyi minsi bitangiye kuvuga ko yaba yasubiye kwifatanya na bagenzi be muri M23 dore ko impamvu barwaniraga ari imwe ndetse n'ibyo byose byo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda hariya bose nicyo baharaniraga ni nacyo ngingo nyamukuru ubu ngubu umutwe wa M23 urimo kurwanira yego turakomeza rero kubikurikiranira hafi nabonye n'uwitwa hari uwitwa Godfather hari n'uwitwa AFC hari uwitwa AFC/M23 Galare nawe yavuze ati mu minsi iri imbere iminsi iri imbere ihishe byinshi ati ntimuzatinda kubona Nkunda kuri Goma ati gusa icyo mwamenya nuko yabyibushye ati gitangaje Kabila wari waramukatiye urwo gupfa bazaba bari gusangira gatobe muri politike nta bintu by'inzika. Now duhereye kuri uwo wari uvuze uyu Godfather umunyamakuru witwa Yago
Yago Pondati cyangwa Yago gusa Nyarwaya Innocent yigeze gutangaza ko uwo ngo ni Godfather yabayeho escort wa Nkunda, none numwe mu batangaje ko Nkunda ashobora kuba agiye cyangwa yasubiye cyangwa yarasubiye muri M23. Ayo makuru wayavugaho iki? Ayo makuru ndayahuza na yasigamigana maze kukubwira ko nta nduru ibwira ubusi musozi. Yego. Urumva ko bifitanye isano n'uwo Godfather ko afite ahahuriye na Nkunda mu buryo bwa gisirikare cyangwa se banakoranye ko uwabitangaje afite aho ahuriye nawe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, muri current situation igezweho ubu ya M23 n'intambwe imitera, yego, cyaba ari igihe cyiza cyo kwiyegereza umugabo nk'uriya w'inararibonye wivuruguse muri biriya bibazo, yego, akagira aho bigeza akajya n'abisiga kubera ibitarumvikanyweho bimwe na bimwe mu bari bageze umutwe wa CNDP. Yego. Ariko ibi bintu reka tubitega amaso, wakwibaza uti kuki bitavuze mu kindi gihe. Nk'umuntu usobanukiwe politiki cyangwa se ureba ibibera muri burasirazuba bwa Kongo, nta nkuru igivugwa hanze ngo habure kuba hari ikiri inyuma. Yego. Nubwo bikiri bishyashya ariko hari ikibyihishe inyuma gikomeye cyane. None ko babona aramuka agaragaye muri Kongo bizaba bivuze ikintu gikomeye cyane muri M23. Yego. Kuko ni umuntu usobanukiwe ibibazo bya hariya, nuko bivuze ko yabikomoje aravuga ngo yaba agiye gusangira gatobe na Kabila. Yego. Kabila nawe bavuga ko yagarutse muri Kongo, yatangaje ko agiye kwinjira muri Kongo, yinjiye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo avuze mu burasirazuba abavuze mu gice cya M23 igenzura n'ibindi bice biracyahari mu burasirazuba, ariko by'umwihariko ahantu hari umutekano yakuze umutekano we ni mu burasirazuba aho M23 igenzura. Yego. Twabitega amaso nuko twatangiye tubitega amaso ubwo dusubiye kuri Kabila se, wenda Nkunda tumuretse tukajya kuri Kabila gusubirayo ari Kabila ni Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo, ayiyobora M23 y'imirwanire uburenganzira bwayo arabubima kugera uyu munsi. Ni na Kabila wakatiye Nkunda, umuyobozi wa CNDP n'umwe mu basirikare ba M23, kimwe mu bihano bikomeye ngira ngo yari yamukatiye urwo gupfa. Kabila we M23 yamwakira. Kabila yabagiye kujya muri M23 cyangwa kure mirindi shyaka hariya mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Kongo iwabo muri Katanga. Ibya Kabila byo kujya muri Kongo bifitiye ishusho umuntu yavuga ko ari ibiki? Reka mbitangirire ku ijambo ry'icyongereza rivuga ngo politics is a data game. Politics ni umukino usa nabi, ni umukino wanduye, ni umukino utamenya ibyaho kuko ubamo amacenga menshi cyane. N'ibyo ngibyo uvuze ko kugaruka kwa Kabila akazira akinjira muri kiriya gice cy'umuvetuba igenzura, nta muntu wabishidikanyaho mu buryo ngiye gusobanura. Yego. Bivuze ikirere kuba M23 yarayimye uburenganzira akaba ari nawe wayirukanye muri 2012. Yego. Kuba yari yakatiye Nkunda urubanza rwo gupfa, urumva? Yego. Nibivuze ko batakongera bakiyunga. Yego. Urabyumva? Ibyo dufite ingero nyinshi z'abanyapolitike bagiye batavuga rumwe, yewe na none ahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabizi ko Trump atumvikanaga na Elon Musk. Yego. Ariko baginga yanga nibo bayoboye barimo barafata imyanzuro yo isi igenderaho ubu ngubu tuvugana. Yego. Tutabigiye na kure na hano mu Rwanda kera mu myaka za 90 abitwa mu gihe RPF yarimo urugamba yarimo ihagarika jenoside inarwanira kubohoza igihugu, hari abasirikare bamwe bari bafatwaga nk'abari imbere hano mu Rwanda mu butegetsi bwa Habyarimana binyuze kuri FPR, harimo ba Alexis Kanyarengwe, harimo barizindi n'abantu benshi cyane. Yego. Urumva rero ibyo bikavuga iki? Bivuze ngo nta gitangaza kirimo kuba twabona Kabila yifatanije na M23 kubera ko ufatira urugero kuri Colonel Nanga. Colonel Nanga niwe wari uhagarariye komisiyo y'amatora mu gihe Kabila ahabwa ubutegetsi Tshisekedi nk'uko bivugwa. Yego. Ibyo rero kuba Kabila yarabonye ko Colonel Nanga yagiye muri M23 akaba afite security kugeza ubu ngubu, kandi akaba yarayifashije mu bintu byinshi cyane nk'uko twabigarutseho mu kiganiro cy'ubushize.
M23 ya 2012 itandukanye na M23 ya 2025 kubera ko hari ibintu byinshi yavuguruye birimo kugira umutwe wa politiki kera yari yegamiye ku gisirikare gusa. Ariko uwo mutwe wa politiki urangajwe imbere na Colonel Nanga hari icyo umaze kugezaho M23 mu rwego rwa diplomasi. Yego. Rero Kabila arabona iyo difference yuko umunyapolitiki mugenzi we wari uhagarariye amatora yagiye muri M23 bikaba bimaze no gutanga umusaruro akanavuga ati nanjye nshobora kwizerwa garanti z'umutekano afatanya n'uyu mutwe tukagira icyo tugeraho tugaheruka ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yego. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ushobora kwibaza n'ubundi muntu wese yakwibaza yavuga ati Kabila najyo ni ingange M23 azaba afite garanti z'umutekano w'abantu bahemukiye abantu bateje Sadek 2013 ikabatsinda ikiricamo bamwe muri babandi bagakwira imishwaro bagatatana. Bimwe mu byanatumye na Nkunda twatangiriyeho ahunga urabyumva. Ariko nuko ijambo natangiriyeho ndaguma ndigarukaho kuko politiki atari umukino woroshye. Ibyo ni bya gutangaza rwose izo mpamvu zose zikuweho kubera ko bose baba bungukira mu gufashanya ugasanga barakoranye nanone. Yego. Ikindi cyatekerezwaho mu mibanire yabo. M23 yasaba iki Kabila yasaba iki M23? Yego. Kabila icyo yasaba M23 ni ukumufasha mu rwego rwa gisirikare. Yego. Bagasunika bakareba ko bagira kesha. Nawe M23 icyo yamusaba ni byinshi cyane twebwe dutekereza turahanga ariko iyo usesenguye ntubura icyo ugwaho cyanya kuri kandi kuko iyi saga imaze igihe kinini cyane ku buryo utavuga ko umuntu anarisesenguye cyangwa se anatohoje utavuga ko ibyo yavuga yaba ari ukuri ahereye ku buryo arimo abona bigenda bisimburana. Ukomeje kugusaba ejo bundi hagombaga kuba ibiganiro ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 batubwira yuko bitabaye nyuma baza kutubwira nanone ibinyamakuru bitandukanye birimo ibinyamakuru nka AFP cyangwa se Associated Press byatangaje ngo bigaragaza yuko M23 ndetse na Congo cyangwa ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo bahuye i Doha baganiriye. Ubwo turaza kureba ku byo M23 isaba irabisaba nde ese kuganira ko baba baraganiriye ese kuki bigirwa ibanga ubundi ni iyihe politiki iri aho ngaho umuntu ashobora gutekereza bino bintu byo. Uribuka ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 muri uyu mwaka nibwo Perezida Paul Kagame yahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo mu buryo butunguranye. Hari hategerejwe ibiganiro by'i Rwanda byagomba guhuza Congo na M23 ntibyaba. Ibyaje gutuma nyuma yaho hakurikira guhinduka umuhuza kurakara akavuga ati bivanze mu bintu byacu n'ibindi byinshi. Ariko icyo dushaka kuvuga ni kubera iki ihuza rya Katari mu kibazo cya Congo rihishe cyane. Ese ubundi biganiro byarabaye cyangwa ntibyabaye? Urakoze cyane. Reka duhere kuri ubwo bwiruka Katari yazanye muri ibi biganiro. Katari yigiye ku makosa yagiye aba mu biganiro byagiye biba ibiganiro bya Nairobi hari ibiganiro bya Rwanda. Ibyo byose hari amakosa yagiye akorerwamo yo gutangaza ibyavuye mu biganiro bitari byagira naho bigera byagira naho bigera ugasanga uruhande rumwe rutangaje ibitari byo usanga uruhande rumwe ruracyuzinga urundi ruvuga ko ibyo rwavuze atari byo byavugiwe mu biganiro. Katari yigiye muri aya makosa ibona ko kugira ngo ibintu bitangazwe n'ahantu byari byageza nta kintu bizatanga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri Katari ni inararibonye mu guhuza impande ebyiri zitumvikana. Turabizi twese yahuje abatalibani na Amerika mu bintu abantu batatekerezaga. Yego. Kandi Katari ikunda gukora ibintu byayo mu buryo butunguranye mu buryo abantu bose ntabwo ikunda ibintu bya Katari ikora ibyo bita quiet diplomacy. Yes. Yego. Quiet diplomacy naho ibiganiro biba mu muhezo abaganira ntagire uwemererwa kubitangaza yaba bitangariza rubanda yaba bitangariza itangazamakuru yaba bitangariza mu ruhande yagiye ahagarariye. Yego. Kereka ab'imbere nibo bagomba kubimenya. Bivuze rero ngo ibiganiro byo biba byarabaye ahubwo kudatangazwa nibyo baba barakoze. Yego. Ariko nanone amakuru aturuka i Doha aravuga ko byasubitswe ku itariki 9 nk'uko bivuga. Yego. Bikongera gusubukurwa
uyu munsi biravugwa ko baba babisubiyemo yego ariko ntawe ubihagazeho kubera ko nk'uko nabivuze Qatar ntabikunda ibintu byayo kubishyira hanze yego so icyo twakwitega ni umaze kubikomoza uravuga ngo M23 ibintu isaba twese turabizi twagiye tubigarukaho social media zimwe zirabitangaza nayo ubwayo irabyivugira ariko magingo anga ntabwo byari byatangirwa gushyirwa ku meza ngo babiganire magingo anga kirimo kuganirwaho n'iki yego magingo anga kiganirwaho ni buri ruhande yaba Kinshasa yaba AFC M23 irashyira ku meza ibigomba kugenderwaho kugira ngo ibiganiro byemerwe yego twese ko kana abantu bakumva neza ibigomba kugenderwaho kugira ngo ibiganiro bigende neza yego ibyo rero ndahera ku ruhande rwa M23 ikisaba niki nabonye hari akartikire kagaragaye kari karimo agace kagira kati the first phase of discussion focuses on establishing contact and establishing a framework conducive to dialogue. Nukuvuga ngo ni nko gushyiraho igishushanyo kibizagenderwaho kugira ngo baganire impande zombi ziganire. Yego. Noneho icyo gishushanyo wenda abari nacyo umuntu aba yarebaho. Ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe azabanza azana ibye n'undi azana ibye se umuntu yavuga ko ibyo ni byo rwose buri umwe azabanza azana ibye n'undi azana ibye. Yego. Ariko none duhereye ku ruhande rwa M23 kuko ari isaba n'ibintu byinshi. Ikintu isaba cya mbere ni ukubanza irasaba Tshisekedi kubanza kwemera ku mugaragaro ko yemeye ibiganiro nayo uzi ko burya atari yerura ngo abyemere usibye ibyo kohereza intumwa byo kwitabira uriya mwami wa Katari akajya kubonana na His Excellency ariko muri rusange nta tangazo yari yasohora riri officiel bivuga ko yemeye ibiganiro. Yego. Sinzi ko bizi ko mu minsi ishize yirahira akirenga akavuga ko atazigera aganira na M23. Yego. Ubanza icyo kintu ari cyatinya kuba yagira official akakibwira isi akakibwira n'itangazamakuru ko yemeye kuganira neza. Icyo nicyo M23 isaba cyane mbere France. Yego. Icya kabiri irasaba ko yakurirwaho mandadari impapuro yashyiriweho zifite abayobozi bayo muri yombi zashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibihano byose byafatiwe abayobozi bayo bakuru ibihano by'urupfu ndetse n'amafaranga biriya byo bashyizeho amafaranga ngo yo gufata umuntu wese uzagerageza gufata bariya abayobozi ba M23 harimo Colonel Nanga na Besimwa. Yego. Urabyumva? Ndakumva cyane. Ibyo byose basaba ko bivanwaho. Birasaba nanone ko havanwaho ivangura rishingiye ku masura rishingiye ku rurimi rishingiye ku nkomoko. Yego. Igasaba nanone ko imfungwa zayo zose zarafatiwe muri ibi bibazo bya Kongo zikekwaho kuba zikorana na M23 zikekwaho kuba ngo ari abanyarwanda cyangwa ari ubundi bwoko zirekurwa amaguru mashya. Yego. Icyo nacyo ni ikintu noneho ibyo Kinshasa nayo isaba nubwo bitari byinshi ariko birahari. Yego. Kinshasa irasaba ko imirwano yahagarara nta kintu na kimwe kitawe mbese nta kigenderwaho na kimwe nta kondisiyo zigomba kugenderwaho izo zose bahagarika imirwano. Kinshasa irasaba ko imirwano yahagarara nta mananiza nta kintu kigendeweho aho bigeze bikaba ariho bigoma. Yego. Ariko ubwo nta gutakaza kurimo kuri M23 wenda kubabwira bati baveho bafashe. Ibyo ngibyo nta gutakaza kurimo gusa M23 yagiye ibikora rimwe na rimwe n'ubundi yivana muri Warekare ikavuga ko ari mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro bigende neza iyo bikoze ku bushake bwayo. Ariko Kinshasa ivuga ko imirwano igomba guhagarara kandi ngo M23 itavana ingabo zayo zose mu bice byafashe. None ibyo bintu kandi M23 ni ibikozwa iravuga iti mu byo muganiraho byose ari nabyo abasesenguzi bavuga ko ibiganiro bizagorana nubwo bifite umuhuzo ukomeye nka Katari. Ariko kubera ko ukurikije ibyo uruhande rwose rusaba cyane cyane ibyo Kinshasa isaba ntabwo M23 yabyemeye. Ariko Kinshasa irimo gusaba yuko bahagarika imirwano ni irimo kwataka ibirindiro bya M23 hirya no hino nk'uyu munsi hari inkuru dufite ivuga yuko M23 yamaze guteguza ko igiye gukubita ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko zikomeje kwirasaho. Ibi rero bikaba ari umutwe wa M23 ukaba ari wamaze kubitangaza nyine uvuga yuko ugomba gusubira mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuburizamo ibitero zikomeje kubigabaho mu birindiro byabo. Ibyo Kongo ivuga n'ibyo ikora bihuye bite?
ibyo Kongo ivuga byo n'ibyo ikora biratandukanye kuko ibintu yagiye twagiye tubona cyane ko niba nta kominikanyeka ko umuntu abyitegereje neza haba harimo miscommunication hagati y'abategetsi bakuru ndetse n'abari abashyira mu bikorwa ibyo babwiwe kuko nta kuntu ivuga ko ako gahenge katanzwe cyangwa se wabonye ko yanashimiye mu bihe ko yivanye wari kare ariko ikongera ikayitera ubwo se ibyo byaba bivuze. Ariko twari twabonye umuvugizi w'igisirikare cya Kongo arimo abwira abuza abasirikare ndetse na wazarendo kongera kujya gutera ibintu bya M23 ahubwo biba byaragenze bite kugira ngo amategeko areke gukurikizwa uko yatanzwe. Ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo FARDC kirimo akavuyo kenshi ari nacyo gituma nta musaruro gitanga hanini. Ni ukuvuga ngo nta mabwiriza agenderwaho niyo bayatanze ashobora kuza umuntu from nowhere akitangira andi mabwiriza. Urabyumva neza? Harimo wazarendo utaratozwe igisirikare cy'umwuga, harimo FARDC, harimo n'izindi nyeshyamba n'izindi sore ziba ziri aho ngaho zifatanya na wazarendo bari mu kavuyo ntiwamenya ngo ninde urashe ninde utarashe n'ibintu bigoye gukontorora. Ariko icyasu aho byaba biturutse hose ntabwo bivuze ngo umuntu agira ati akora ibyo ngibyo. Yego. Okay, ubwo noneho ngira ngo wenda umuntu arebye no kuyandi makuru ubwo tuvuye ku by'ibiganiro n'iby'imirwano ko kugeza ubu ngubu M23 nibivuga yuko igiye gutangira iyindi mirwano mishya wenda dusoza kuri iyo ngingo wabihuza ute nibirimo kuvugirwa idoha no kuzagira akamaro kwa Doha izagira akamaro cyangwa nayo izamera nka Rwanda yongera imere nka Nairobi nyine niki Doha izatanga twakwitega gitandukanye n'ibyo Rwanda na Nairobi byatanze. Urakoze cyane kuri icyo kibazo kijyanye n'ibyo n'umusaruro wa Doha. Nubwo tuvuze izo mbogamizi zose zihari kugira ngo ibiganiro bigende neza, hari n'icyizere cy'uko ari icyabasha gukorwa kubera ko birashingirwa kuko M23 harabaye agahenge nubwo katubahirijwe neza. Kuva ku itariki 18 z'ukwa gatatu nyakubahwa perezida wa repubulika ahura na Tshisekedi yari ya Doha. Yego. Ako gahenge karatanzwe. Ikindi kigaragaza ko aricyo bizatanga M23 yivanye wari kare. Nubwo yakomeje kugabwa bitero nayo igasubiza ariko muri rusange hari icyizere bitanga cyane cyane ko umuhuza uri muri ibi bintu yatunguranye kandi akazana ingufu nta muntu wari waratekereje ko Tshisekedi ashobora guhura na Perezida Kagame. Icyo ni ikintu gitanga icyizere. Urabyumva? Ikindi ni uko ibiganiro aho bigeze ubu ngubu kuba bitari muri bwa buryo bwo kuvuga ngo Tshisekedi arefustinga avuga ko arwana n'u Rwanda. Ibyo byo nabyo byakuweho. Yego. Noneho intumwa z'Abaventura ziri iduha ubwazo ntabwo twakundi bavugaga ngo zirahagarariwe zitatumirwaga mu biganiro bya Nairobi n'u Rwanda ntabwo bikiriho nizo ziriyo live. Yego. Ibyo rero ni ibintu ni factors zerekana ko hari umusaruro ushobora kuva muri ibi biganiro. Ariko iyo umuntu arebye uyu muhuza ari we Qatar kuva yaza muri ibi bintu twatangiye no kubona Leta Zunze za Amerika za muri ibi bintu ubundi Amerika na Qatar bakora iki mu bibazo bya Afurika. Urugero twahoze dukurikirana ku bantu bakurikirana ibyo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi yakunze kugenda agaragaza. Muhoozi yavuze ko mu ngingo zitandukanye yagiye agaruka avuga yuko azafata Kisangani ndetse agasa n'ugaragariza M23 ati nimutajyayo je ndigirayo. None ejo yaranditse aravuga ati nyuma y'itegeko nahawe na data Museveni ndetse n'umugabo w'intwari Donald Trump mfashe umwanzuro wo guhagarika gahunda yo gufata Kisangani. Tutarajya ku gituma Muhoozi ajya gufata Donald Trump atanga itegeko ate kuri Muhoozi azate mu karere kuko ejo muri wabonye Ronnie is it yitwa Ronald Ronnie cyangwa Ronnie Jackson. Hari nundi waje nyuma ejo bundi wari no mu Rwanda ejo nejo bundi wari uri mu Rwanda bita Masad Bulos bose bohereje Leta Zunze za Amerika. Amerika mbere yari yabwiwe na Kongo yuko igomba kuyiha amabuye y'agaciro Kongo izatanga amabuye y'agaciro hanyuma
Amerika nayo igatanga umutekano, ariko Amerika itanga itamabwiriza hano mu karere kugeza ubwo na generali umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu avuga ati kubera itegeko rya Trump ndabiretse. Urakoze cyane icyo kintu cyo urundi ruhande kiranacyo kiri kubera ko niyo twita nanjye nayibonye ya generali Kayinungaba. Yego. Ariko ntabwo igaragaza ibyo ntiyatakinzeho proof yuko ari Trump wabimubwiye. Yego, truth yo ntayo yashyizeho usibye ko yamutaginze. Ariko nkuko abantu bamenyereye uriya mujenerali ibintu avuga ibintu bishakiye. Yego. Kandi wakonje ugatekereza n'ukuntu avuga ngo papa ngo yamubwiye, kandi ukibaza amasezerano y'UPDF kandi na FARDC y'ubufatanye bwa gisirikare. Yego. Ayo masezerano arahari, arenga akajya gufata Kisangani, ukibaza niba ari mu mpamvu muri aya masezerano. Ibintu intambara nk'uko natangiye mbikubwira nako ibintu bya politiki is just a game. Yego. Birimo umwanda, birimo akavuyo, uragira gutyo ugakuta kuri Amerika. Wagira gutya ukagaruka kuri Muhozi avuga ibyo yabwiwe na papa we na Zinari. Ubwo se Amerika ntabwo ariyo yabiha imbaraga uwo muhuza twavugagara, umuhuza waje abaperezida bagahura kandi Kisekedi yaravuze ngo bazahurira mu ijuru. Umuhuza yaza M23 Kisekedi akongera agahura na M23 kandi yaravuze ngo ni pante vide, sinzi ukuntu yabivugaga mu Gifaransa ariko ashaka kuvuga ko ari ide ari ibintu biri aho ngaho coquille vide pante. Uwo muhuza ntabwo ari we waba ari Amerika ahubwo. Amerika yanze kwigaragaza cyane muri ibi bibazo, ariko iza kuzamo nyuma nk'uko yohereza Jackson ikoza n'uyu nguyu uyu mugabo urimo niba ari Uganda ari muri Kenya niba atarasubirayo. Ahubwo yari ari mu Rwanda, nava mu Rwanda arahita yigendera kuko ibihugu yagombaga kujyamo yabishoje. Yagombaga kuza akajya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, yavuyeyo ajya Uganda naho yavuyeyo, ajya Nairobi naho yavuyeyo. U Rwanda nirwo rwari urwanyuma. Ejo twamubonaga yasuye cya kigo cya Mutobo, aho yagiye kuganira n'abavuye muri FDLR. Ubwo rero bivugwa ko nava mu Rwanda azahera ko yigendera Masad Boulos. Aba bagabo bavuga ko boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhereye kuri Jackson ukajya no kuri Boulos uyu nguyu uvugwa, ari ishusho bazaha Amerika ku bibazo birimo kubera intangana. Kuko Amerika niyo yakunze kwinterveninga ngo ijye mu mateka y'aka karere cyane. Ariyo mpamvu yanga kwiyangaja, kuko icyo kintu ndakigaruka cyo bavuze ko ashobora kuba ari we muhuza mu bundi buryo. Yanze kwiyangaja bize mu bibazo itazi neza uko bitakanye. Ariyo mpamvu yabanje kohereza intumwa kugira ngo ziyizanire amakuru ya nyayo. Urumva nk'uyu Boulos kuza agahita asura ikigo cya Mutobo, akabishingira ku gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe muri 1994 rwa Gisozi, akabihuza no gucukurwa kw'amabuye. Hari ikindi kirombe yasuye. Urumva aragira ngo twari ibimenyetso bifatika. Ibyo bintu byose mu bwihara aho bihuriye n'intambara muri Kongo irimo kuba none aha. Yego. Ibyo ngibyo rero bishobora kuba ari nabyo bivuga ko ari we Amerika ari irimo ifasha Qatar mu biganiro hakurikijwe cyangwa hagendewe ku makuru intumwa zazo zirimo gutanga. Yego. None dusoza, wenda cyo wabwira abantu iyi ntambara iramutse irangiye izarangira M23 ivangwa n'ingabo za Kongo iguma yuzuye, izarangira M23 ihawe ubutaka kuko hari amakuru avuga yuko kuba Kabila yagiyeyo, Nkunda akaba agiye kujyayo, hari igihugu gishya kirimo kunugwanugwa ndetse ngo icyo gihugu kikaba ari cyo kigiye kuzahabwa bamwe muri abo bagabo tuvuze. Wowe mu busesenguzi bwawe n'inararibonye ufite muri kano karere cyane cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ubona Kongo izongera kuba Kongo cyangwa Kongo twari tuzigiye kurangira? Urakoze cyane. Mbereye kuri ako kantu bavuze ko bishobora kuba hari iyindi ngingo twari twibagiwe muri ibyo bisaba yuko Leta ya Kongo yavanaho itegeko ryo muri 2022 niba atari na gatatu rivuga ko nta mutwe witwaje intwaro wemerewe kwivanga n'ingabo za Leta. Yego. Ibyo nabyo biri mu byisaba. Rero mu gusaba iyo ngingo bivuze ko isaba ibyo bintu kugira ngo haramutse habaho kwihuza n'ingabo za Leta bizakorwa nta mananiza. Yego. Ibyo rero kigashingirwaho ko
bishobora kurangira intambara ishobora kurangira M23 isabye ibyo ihawe ibyisaba byose harimo kwemera ingabo zayo n'ingabo za leta urumva hakaba harimo kwemerwa abakongomani bavuga ikinyarwanda nk'abene gihugu yego urumva noneho twabihuza n'igaruka rya Kabila afite imbaraga nyinshi cyane afite abantu bamushyigikiye hariya benshi cyane umuntu wayoboye igihugu kuva mu 2001 kugeza 2019 imyaka ikaba hafi 20 ntabwo bavuga ko ari umuntu woroheje yego hakongera akavuguzwa n'andi makuru avugwa ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buramutse buhiritswe M23 ikagira ibyo yumvikana na Kabila haba harimo gukora ibyo bita Etat Federal yego iyo Etat Federal ikazaba iha uburenganzira buri community cyangwa se buri gace gahuriwemo n'abantu runaka kwigenga ku mabwiriza yabo ariko bakaripotinga kuri central government izaba iri Kinshasa yego ubwo hagenderwa nko ku rurimi kuko nabonye ngira ngo Kongo ishobora kuba ifite nk'indi menye z'ingenzi nubwo zishobora kurenga ariko hano muri Hotwele nabonye bavuga igiswahili ndetse no hepfo muri Katanga ubwo noneho hirya muri Equateur ngira ngo bakavuga igikongo n'ikiruba niringara igikongo niringara nabonye hari indi menye zisa naho twavuga ko ari zo fundamental bazagendera ku ndimi bazagendera kuki kugira ngo bavuge bati ahangaha habe hari ibi ntabwo bagendera ku ndimi kuko hari indimi nyinshi cyane icyo gihe ntabwo byavamo ntabwo ari byo byagenderwaho baforoma leta ahubwo hagenderwa ubwoko n'agace runaka n'ubu ngubu Katanga yahoze ishaka ubwigenge urabizi kuva kera yego ikigenderaho ni abantu bayo bakuva kera bavuga twebwe tugomba kwigenga n'amoko ni communauté urumva communauté y'abantu bavuga ikinyarwanda bo mu burasirazuba igice runaka giturukamo ubwoko runaka hakaba abahema biri haruguru muri turi yego hakaba ni benshi cyane ni ukuvuga ngo ikizagenderwaho ni izi communauté ukuntu zingana na territoire zigiye zocupayinga yego ubwo mu gusoza wowe urasuggestinga ko hashobora kuzabaho federal government cyangwa se Etat Federal nk'uko wari ubivuze abantu babyumve neza impamvu mvuze iyi ngingo yego kuba Kabila yagarutse ni turufu ikomeye cyane kuri M23 baramutse bumvikanye bagafatana ariko baramutse bafatanije bakagira Kinshasa bagafata ubutegetsi M23 mu bintu yasaba hatarimo kuvuga ngo wenda ngo bayiha igihugu cyayo irigengaho kikaba igihugu cyemewe bitari ibyo ngibyo byaba Etat Federal ariko iripotinga kuri central government Kinshasa yego impamvu mbikubwira geographically Kongo ukuntu iteye biragoye ko izabona amahoro biragoye ko izashyira hamwe kuko ni nini cyane kandi ntabwo iri decentralized mu buryo inzego zikorana mu buryo bworoheje urumva yego niba umuturage uri ahangaha inyuma cyangwa se uri Masisi cyangwa se uri Karemi cyangwa se uri Bukavu yego ashobora kumara imyaka 70 atazi capital city y'igihugu cye kiri mu birometero 2000 yego intambara ikaba yabikamara imyaka 15 abantu b'Kinshasa nta kintu bayiziho abantu bose nta kintu bayiziho ariko abanyapolitiki n'abandi babiri hafi ariko ugasanga umuturage wira rwose nta kintu bimubwiye ugasanga umuturage wa Kinshasa yari yagira igoma na rimwe kereka abanyabusiness ni ibintu bigoye ko ubwo butegetsi cyangwa igihugu giteye gice kibona amahoro Kinshasa irakora kuri Atlantique ahantu kure cyane urumva yego bituma itakoraboratinga n'utundi duce tw'igihugu kugira ngo abaturage biyumve mu buyobozi buhari ari impamvu iyo federal government izarangira ibaye formed kandi nibyo byatanga n'amahoro muri rusange ku banyapolitiki basesengura iyi ntambara neza yego
Rwigema Muhizi Ansel, reka tugushimire ku mwanya uduhaye hano kuri Kakisa 27 TV ku bwayo makuru ndetse no kurushaho gusobanukirwa uko byari byifashe cyangwa uko byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Wakoze kuduha umwanya wawe. Urakoze bwana Derek, nshimira abakunzi ba Kakisa ko ibiganiro tubaha bajye batanga comment bavuge ko babyumvise, banadusaba ibyo bashaka kuba twabakorera kandi tuzabakorera. Murakoze cyane. Yego mugire ibihe byiza. Namwe tumushimire cyane bwana Rwigema. Twaganiraga nawe kubera ko na makuru twumvaga tutari burenze ingohe nk'isanzwe. Twebwe amakuru ari niho tujya. Na makuru yamenyekanye kuva ejo nibwo nyine batangiye guhuhisa inkuru z'uko bwana General Nkundabatware Laurent yaba agiye gusubira cyangwa yarasubiye cyangwa ba muri Kongo. Ariko amakuru twaherukaga nk'uko wari umaze twabivuzeho, twaherukaga amakuru y'uko yaje ahunze CNDP M23 igatangaza y'uko yacikanye na bataye 3 akinjira ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda narwo rukaza gutangaza ko rwamutaye muri yombi 22 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2009. Kuva icyo gihe nta muntu uruza amakuru ye usibye ejo bundi mu mwaka ushize n'uwawubanjirije ubwo twumvishe bavuga yuko ashobora kuba yasubiyeyo na Kabila asubiyeyo. Kandi abo n'abantu batigeze bumvikana ku gihe cyabo, kuko Kabila kuva 2001 kugera 2018 9 ayobora igihugu cya Kongo, CNDP M23 bari hariya. Ntabwo yigeze bakemurira ikibazo usibye gushyiraho ibihano, gukora nk'ibyo Kisekedi arimo gukora none. Anyways, nibyo ngibyo muri make twari tuganiriyeho. Ngushimira umusanzu wawe ku biganiro byacu, kuturebera ibiganiro, kusharinga, commentaire twe turazisoma of course, rimwe na rimwe tukanakora bijyanye nuko mwadusabye. Derek Mugabo niyo yanjye. Dushimiye cyane Muhizi waduhaye aka kanya ndetse namwe ndabashimiye. Reka tuze guhura mu bindi biganiro. Mugire ibihe byiza.